niba hari umuryango ufite ibyago yego cyangwa abantu ku giti cyabo Tshisekedi arimo. Ugire ngo disikuru Tshisekedi yavuze ni nambi. Tshisekedi yavuze iyo ataza kubivanga ngo yita abantu ngo rekongoreze mfeode ngo bakoreshwa n'ibindi bihugu. Tshisekedi icyo yavugaga ijambo Tshisekedi yavuze urumva genda wumve disikuru ya Kabila yego yavuze wumve yuko ibyo Kabila atabivuze nuko Tshisekedi aterekana ukuntu ibya Sun City byatanze umusaruro byari biganiro icyo M23 ikora izina rya 23 March ni nubundi ni biganiro by'igoma bitumvikanyweho. Tshisekedi agasa nkaho atabona ko ibyabo nta musaruro byo bitanga cyane kavuze ati binagurwe gutya. Ntabwo ntekereza ko Kongo ari un pays feudal cyangwa se imeze ukuntu wavuga ko idafite undi muntu uyikoresha. Hari igihe bajya bashaka kwandura yego n'ibintu by'Kinshasa gukoresha imodoka zabo. Ejo bundi barapasize mu gipolisi bashyiraho polisi isa niya katanya mayirirwa inkwi bigage. Kabila rega ntabwo yari injeje. Reka kubwira n'ikindi nakivuze kare. Rega Kabila ko bari igoma niyo mahitamo ya nyuma yari afite. Bishobora kufuta ava no ku rukundo. None inzira Tshisekedi arimo guharura uyu munsi arimbuza ukongera. Inzira Tshisekedi arimo guharura uyu munsi aharurira wahoze ari perezida amucira urubanza rwo gupfa agira gute. Tshisekedi arimo gukora ikosa rikomeye cyane ko arimo guharura inzira y'abazamukurikira bazajya bava ku perezida bagakurikirwa n'ibyago bashyirwa muri uwo basimbuye. Without America M23 yanarangira mu segonda rimwe. Ahubwo abantu bavuga ko ari ibafasha. Abahanga babona ko ari ibakigira ikibaba. Kuki se M23 gisabwa kugihagarika imirwano hari gihe yafataga feri ikongera ikarwana aho ifatiye feri ntibabibwire ngo isubire inyuma ikongera ikigira imbere gutyo kandi byari birimo madamu bita Avril Haines wakuriye nyira butasi mu biro bya Amerika. Bavuga ati ubanza abarya urwara ati mwigira imbere bakongera ati mundiye mukora igihe hamwe igira imbere ariko ababyihora Amerika iri kumwe n'aba M23 neza bajya ngo M23 ijana ku ijana ahubwo. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki. Wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Nabonye umugabo witwa Antoine Felix Tshisekedi atiyumvisha ibintu by'ibiganiro, aho yihakanye ibiganiro atagizemo uruhare mu gutumira. Ubundi ibiganiro murabinsindira kubera iki? Bamwe batari ko Tshisekedi wa mugabo we amatwi arimo urupfu ntago yumva. Ati niba ushaka gusa nuhangana na Amerika none ko bishobora kutaguhira. Umugani ngo nohe n'abanyavuga bati nta muntu ujya uhangana na Amerika ati amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Ati nushaka guhangana na Amerika ati bishobora kuzakurangirana nabi. Ariko buriya iyo ukurikiranye neza ariko yego ntubogame cyane ariko kandi ntugende mu bintu byo gufana kenshi. Ugire ngo disikuru Tshisekedi yavuze ni nambi. Tshisekedi yavuze iyo ataza kubivanga ngo yita abantu ngo rekongoreze mfeode ngo bakoreshwa n'ibindi bihugu. Tshisekedi icyo yavugaga ni kuri home ground solutions, ukuntu bo bakwishakamo ibiganiro nk'abakongomane. Ushatse wabaye iyo angle yuko by'ukuri ibiganiro abakongomane baziganira hagati yabo niwe perezida w'igihugu aribyo bizabubaka kurusha ibyo bakura hanze. Yego ariko nyirikibiri yatanze umurozi gupfa urumva arangije ati hehe atari ku bundi ibi n'ibi ntidukeneye abafacilitateri. How wavuze politiki y'igihugu cyawe ukereka amahanga ko ibyo barimo byunganirana mu buryo synergique n'ibyo namwe mukora neka kuntu yabuzemo. Yego baganire n'abasenyeri bafite ibintu barimo gutegura bihuriza kuko urumva umuperezida wa Afrika avuga ati ibibazo twakwikemurira sibyo yego byakemuka kurusha abandi ibigota amasimeza za kudukemurira. Ibyo byose tujya tubivugaho natwe njye guhinyuza Tshisekedi nanjye ibyo avuga nyambivuga naho ujye uvuga ati gutu ubundi mujya guhurira Doha mukajya guhurira Washington ntimwagomba kwishakamo igisubizo.
iri jambo Tshisekedi yavuze urumva genda wumve disikuru ya Kabila yego yavuze wumve yuko ibyo Kabila atabivuzeho ko nawe abona umuti uzazanwa n'abakongomani hagati yabo Tsenko ese birirwa mu biki sibyo byo gushaka abiganiro hagati y'aba bantu yego okay ikibero cya Tshisekedi abantu bumvise iri jambo buri wese yashaka kurishyira muri yange rashaka kubera amagambo mabi yagiye ariherekeza yego ariko ubusanzwe context yabivugagamo iramutse ibaye context nzima nyine ibizava akimwana kaza imvura ihise bakagombye kuba baganira bagakemura ibibazo n'ikindi cyagorana nuko Tshisekedi aterekana ukuntu ibya Sun City byatanze umusaruro byari biganiro icyo M23 ikora izina rya 23 March n'ubundi ni ibiganiro by'igoma tumvikanyweho Tshisekedi agasa nkaho atabona ko ibyabo nta musaruro byo bitanga cyane kavuze ati binagurwe gutya noneho bye kumera nk'ibyaha naha kuvuga ngo hari abakongore bari enfeode ngo bakoreshwa n'ibindi bihugu nawe ari enfeode ku Bubiligi ni Amerika yitwaza wenda yahaye amabuye y'agaciro ntabwo ntekereza ko Kongo ari MP feudal cyangwa se imeze ukuntu wavuga ko idafite undi muntu uyikoresha urumva niyitonde icyanenga ataba ari cyo akora ni nk'izi nyishyamba za M23 utambaje nyambwira nka umuntu tujya tuzivugaho tuvuga ukuntu ari tumaniyeri tumwe ujye ubona nka leta ibifite nabo ukabona nk'uburyo bwo gukora uburinzi bicaye kugira gute ukabona nabo hari igihe bajya bashaka kwandura n'ibintu by'ikinshasa gukoresha imodoka zabo ejo bundi barapasize mu gipolisi bashyiraho polisi isa n'iyakatanya amahirirwa imwe ibigage ukibaza umupolisi uri Kinshasa umupolisi w'Ikisangani nk'umuturage uvuye Ikisangani wenda igihugu by'indege bizaba byatangiye gukora akaza akabona umupolisi n'uwigoma barasa iby'imico kubitandukanya bizamugora ariko azavuga ati ntaho mvuye ntaho ngiye niba hari uwamwambuye akamutera ubwoba bazabona none bateye ubwoba kuko impunzaganiza abanzi mukange avuga ati ntabwo nakirira icyizere uyu nguyu n'uwa Poeto nawe yarampemukiye sibyo kwisanisha na leta ntibashyire uniform y'abasirikare babo imodoka byanditse FARDC kandi barabiyambuye ukibaza aba bantu so reka rero mvuge ngo Tshisekedi ashobora kuba nenga nawe ibyo akora akita abantu ko ari enfeode ari we enfeode number 1 n'inkona huye nazo zakubise mu cyeba nkabamo buto ntazijugunya akazisegura kandi azi neza ko inyeshyamba zirakuvutura samutime na Kabila rega ntabwo yari injeje reka kubwira n'ikindi nakivuze kare rega Kabila kuba ari igoma niyo mahitamo ya nyuma yari afite bishobora kufutava no ku rukundo none inzira Tshisekedi arimo guharura uyu munsi arimbuza uko ngira inzira Tshisekedi arimo guharura uyu munsi aharurira uwahoze ari perezida amucira urubanza rwo gupfa agira gute Tshisekedi arimo gukora ikosa rikomeye cyane ko arimo guharura inzira y'abazamukurikira bazajya bava ku perezida bagakurikirwa n'ibyago bashyirwamo n'uwo basimbuye kuva Kabila arakimara kuba ikiganza bagakora diri bagahana ubutegetsi Tshisekedi yaba umuhanga yari kurinda umutekano wa Kabila kugira ngo nawe azarindirwe uwe none umwe ruturutse bukuru kwire hose ugiye kuva kuri perezida undi ugiye hakuryoza ibyo wakoze none Tshisekedi najya kwimuryoza ibyaha bizava nko ku cya Mitsingi bya Tshisekedi bigere nk'ikayonza abantu bariwe abagize gute bagisore bagiye gushingwa bakagira gute ye baba mana mu ijuru abahema abanyamurenge Tshisekedi uri umuntu ugira impuhwe wamugirira impuhwe mu gihe opposite pouvoir ya Tshisekedi niba hari umuryango ufite ibyago cyangwa abantu ku giti cyabo Tshisekedi arimo ibi bintu byose akora kuzana abamercenaires urumva baraciwe ku isi Tshisekedi mu mwihorere Tshisekedi arimo kubaka ahabi hazaza kandi ashingiye mu gutoteza uwamusimbuye kandi atazi ko uwamusimbuye buriya hari ukuntu nka Tanzania ifite abategetsi benshi bahoze ari abaperezida ndetse ko bamaze kwitaba Imana hari igihe umwe yashobora kuba yarwana ishyaka ry'undi uko bagiye basimburana kugira ngo shene yabikomeze yubahwe none Kabila yabuze umushingira intahe Kabila isi yarapfuye na Mobutu arapfa astandize alone nk'uwawe ugeze kujya ku butegetsi ahubwo buriya umuhanga Tshisekedi cyangwa na Kabila bakumvikana umwe bari kuba abahoze ari abaperezida babiri ninde bari kujya binjirira ko ari kujya ukora kuri Kabila akavuga ati suko hano ibintu bigenda sha iyo ntebe wicayemo natwe twayicayeho witonde none arimo kumutesha umutwe nibyo nakubwiye ngo na Tshisekedi azisanga arimo asaba uwo yimye none se mashari nawe azitabazemo 23 nabonye mama 23 yarariye umwanda bamwe bati niba mama 23 isigaye itangaza ibi bintu ati kishobora ko yararakaye aho yavuze ko President Trump ngo ashatse gukoresha ingufu mu ntambara
irimo nta byinshi yakemura. Bamwe bati izi nyeshyamba zishobora kuba zimaze kubona yuko bya bintu Marshal ajya avuga ati muhagarare ku ijambo basaza. Ntabwo nabonye urwo rwandiko ariko rwa M23 rwihaniza Trump. M23 yavuze ko ngo President Donald Trump ninde bivuze ati mama 23 mu bisome ndebe hari abantu bitamo mama uzima mu bivuze nagiye twagiye tugira ubuzima bw'abantu batubaza ngo watumenye uriya muntu watumenye uriya ikintu gitangaje ugasanga ka social media yitinga dukura amasurusa mama 23 itazi ndaza kubiguha ndaza kuza kugashaka kabisa kuko M23 ntabwo yashiye so na Amerika aba yagutyo ubona ko kagene gute se hari cyo nyene gitungura abantu hari cyo gitungura abantu nabayitirira iri kukize soko mbihamye nkurikije source ndaza kuza kugiguha kuko nejo byavuzwe ndaza kukagwa unyibutse duze kuza kuguha ni realite ubundi se Amerika nyine yakora ingufu se bazikoresha hari ugeze atera Texas ntago ifite n'impamvu z'ingufu sifite abandi ntibazifite ntacyo yabakoraho ariko nta mpamvu M23 kubenga nako gusuzugura Amerika ntago isuzugurwa n'uwo ari wese ko ntago ibasuzuguye none sijya kubihenura aho gutuma reka gatoya kuvuga ko atari ngombwa gushyiramo imbaraga nyinshi cyane ntabwo ndumva ajya ataragasuzugura mwese ritazishyiramo ku mpande zombi hari icyo twita ingufu bwana Marshal z'umurengera zihese babagize bati ati ntabwo biri bukemure byinshi ahubwo bisa ni nko kuvuga ati wakumva buri position ya buri ruhande ataho kugira ngo hari icyo tujya twita tuganira Marshal icyo twakita igitutu ataho kujya ushyiraho igitutu umwe ati kora ibi by force cyo kora ibi by force ziranyeshya mutazize igitutu n'ibunda bingana ko yazakumva nizihame hamwe ahubwo Marshal nawe nimujye bagira inama ati ni mutuzi ati muhagarare ku ijambo ubundi nawe buriya Tshisekedi yavuze ko adakeneye abafacilitateur abahuza ariko cyakubwira straga abafacilitateur barwana uko ziba zingana kuko mediator cyangwa facilitateur biramusaba gutega amatwi uruhande rwose nta marangamutima ari leta irashaka nk'umujyi wa Goma ngo ugenzure kuko iracyari leta still ntabwo wigeze uyikuraho ngo atari leta ari mu 23 turi wabo ubwo rubanza warukira udashyize muri dupresha kandi mu 23 ubu ngubu yafashe ibirayi irabishyira ku ntuza ku giparato gutya yajyaga ibirya bidahase imenya ukuntu babihata none maze kumenya ukuntu bakuramo ifiriti yaguze na firiteze kumbe viazi ndovi na za chipusi ntago twari tubizi itangiye kubaka imihanda itangiye kuryoherwa n'ubuzima bw'umujyi baguze amabenzi baguze amaranje rova sinakubwira ariko izi nyeshyamba wazi utazishyizemo pressure ntago byavamo barakize bararuhutse ntibaracyura ababyeyi babo ariko ntibaravuga ati ku itongo ry'iwacu ndahagera urumva no kwa sogokuru naho nize primaire nkahanyura nkumva umutima uragarutse izi nyeshyamba zirekeze bazishira impumu urumva ariko arashyira pressure kuri iki kintu M23 ushaka kubitumva yibwira ko nta pressure ijya kuri Tshisekedi ariko byuko bari ukwibeshya Tshisekedi yavuze ko atazagana n'inyeshyamba za M23 irarwana ifata Goma na Bukavu bibringinga ubutegetsi bwa Tshisekedi kuza ku meza y'ibiganiro yego reka dufate ingero nishaka zibe nk'eshatu z'ingenzi aho leta yagiye iva kwizima yavuga kwizima nta pressure Tshisekedi yanze kujya gutunganya ibyo atunganya Rwanda sibyo yaranze kujya kubona na Perezida Kagame ngira ngo mu guhura biza kurangira bahuye Doha M23 mwibwira yuko Tshisekedi nta pressure ijimujyaho nk'umuperezida w'igihugu ufite amagambo on record sizaganira n'abapante b'u Rwanda buri kimwe cyose nta no gutuzanaganira bagena ku muryango wanjye ETNC Radio Nationale de Television ya Congo igatangaza itangazo ririmo M23 ya FC idashyize mu Rwanda no bose bari kuri pressure M23 kuri pressure na leta iri kuri pressure ibi bintu bisaba kugira ngo ubu uri umuntu utarimo kurya indimi so bareke bayigiye kubera ko mu buhuza muri mediation nta nubwo bizakunda hatagiye mu pressure kuko buri wese afite ingingo 10 yajyanye ashaka ngo zibe 10 zose uko zingana leta nawe yazanye izindi umuhuza zibaye 20 ashakamo 10 niko ubuhuza bugira uruhande rwombi rwose kuba hari ibyo mutakaza hari ibyo bamwe bakigwamo kereka niba batumva esprit y'icyo bita ubuhuza niba hamwe niba badashaka no ubuhuza nibarwane kandi nta kintu bagera Amerika itabashyigikiye Israel yego Israel n'igihugu gikomeye ku isi igihugu gifite atomic bombe nyinshi ibitwe bisaga ijana bya atomic yananiwe kugira kapitali Yerusalem wese Trump ataraza kubyemeza reba ni wabo bumva Yerusalem nk'umurwa wabo yego
kuva bavuka ariko babyiga ariko kugira ngo ube kapitali y'igihugu runaka Knesset byarayinaniye inteko ishinga amategeko ya Israel nubwo ariho leta ikorera bien sûr n'ubutegetsi bwa Israel bukorera ariko harimo ikibazo hari statue ya Jerusalem iteje ikibazo hagati ya Palestine kuko Jerusalem ya statue yayo yihariye urumva niba yakorewe Oslo niba yakorewe Camp David ntago nibuka so ariko nuva ari Oslo urumva yego icyo si igihugu cy'igihanganye ku isi gifite lobbying irenze cyane lobbying abakire abajeje tafaranga burya abantu bavuga ise ntago barayisoma yego ariko kugira umurwa mukuru uri no muri Bibiliya karuwabo bisaba Trump abyutse dosiye imaze imyaka 70 yo mu gihugu cyo 1952 yatowe muri Amerika bayishyira muri tiruwari habura perezida wo kwidefanda yego iriya dosiye imaze imyaka hafi 70 irenga Trump araza arayidefanda adefanda ikintu cy'abayahudi bafite lobbying ikomeye ku isi bajya bagira bisanga ari n'abaperezida bayoboye ibihugu abayahudi Zelensky ni umuyahudi uyobora Ukraine n'abandi benshi cyane sibyo so igihugu kiri powerful kuri urwo rwego kinanirwa gufata umurwa wanditse muri Bibiliya ku convincing abantu M23 muri bande muzakonvincinga abantu ko muri bihangangirwa bari Bukavu mutari kumwe na Amerika ni umurusiya ni umushinwa ugurisha CH4 zo kubarasa bitonde kuri Amerika barayikeneye kuko Amerika irakenewe n'umuntu wese uburayi bukeneye Amerika ngo uburinzi bwo mu kirere kuko niba korera uburinzi bajya banavuga ati muzajye mutwishyura tubakodeshe taza Amerika azajye kuyiga wowe ukwihenura kuri Amerika uri umuntu muri abantu mwese ariko haraho umugarukira bo kubaha tubagire gute tububahe niko Bible ivuga bacishe makeya hatazagira n'umuntu gacika without America M0 yanarangira mu segonda rimwe ahubwo abantu bavuga ko ari ibafasha abahanga babona ko ari ibakigira ikibaba kuki se M23 gisabwa kugihagarika imirwano hari gihe yafataga feri ikongera ikarwana aho ifatiye feri ntibabibwire ngo isubire inyuma ikongera ikigira imbere gutyo kandi byari birimo madamu bita Avril Haines wakuriye nyina butasi mu biro bya Amerika bavuga ati ubanza abaryo urwara ati mwigira imbere bakongera ati mundire mukora igihe hamwe mwigira imbere ariko ababyihora Amerika iri kumwe n'aba M23 neza bajya muri M23 ijana ku ijana ahubwo ababyihoresha Masha dusoza aho mbonye amakuru ko amazu afunze n'imihanda aho harimo abasirikare ba leta ya Kinshasa bonyine ariko bakaba bari kuvuga bati kugira ngo tubaproteje tubarinde inoma 23 nimwe muzanye kudufaranga tubarinde babarinde urumva uko byagenda kose ni nkakuri uvuga uti mutange contribution kugira ngo uyu mujyi dukomeze kurinda birasaba ko tubaho kurya kunywa ariko sinekereza ko wawuvira aho ndagira ngo nkubwire ubwo ubu ni ubwa mbere n'ubutanza bivuga ubwa kabiri ubutabuza bwa gatatu tuzabara turi kuri igihumbi uvira 0 nta kintu vira irimo imbere y'inyesha baza mu 23 ni ikibazo cy'igihe it's a matter of time uvira ntagira umuntu uza kuyibrandinga ngayigire big deal igihe uvira izashaka gufata bazashaka kuyifatira izafatwa imirwano yo vira ntabwo yarenza amasaha ane gusa ane niyo menshi ndashyiramo y'amaguru abiri yo kwirasa wenda na 3 yandi yo gukora ratessage uvira amasaha 9 yabifashwe uvira siri imiki branding ni bari social media ni bari abasirikare uvira ni 0 nta ntambara iri uvira muri kivi ntambara yarangiye tegereza intambara gisangane tegereza intambara Kindu tegereza intambara Kalemi werekeza muri ho Katanga urumva live uvira alone yego uvira siri imiki ubwo bari kweze Burundi iki Burundi se bari bafite imbaraga ariko bafite no drone za karabutaka drone nta kibazo ntibari bazifite mushaki ntabwo bari bazifite kibumba ibyo bafite byabagejeje kuki ikanitayira umwana ntasya urumva yego ariko umutima ukomeye uri rigid ni urimbura abantu mu butu yabwiwe gucisha make ngo bamugeraho bati bageze ikisangana aravuga ati ibintu bihinduye isura sibyo bahabyara Imana aba bose ubona muri aka karere k'ibiyaga bigari bagiye bananirwa gutegeka kubera gufunga umutwe abadepite bakirirwa mu nteko ishinga amategeko baje kurahira ngo bashyiraho leta y'inzibacyuho y'ubumwe bikanga yaguye nako niko yitwaga urumva akahora muri ngendo kisanga Dar es Salaam arimo aseta ibirenge ku bintu byamaze gufatwa mu mwanzuro yego so ibintu by'ifunga mutwe bizasigira akaga gakomeye abayobozi bo mu biyaga bigari so uri Burundi utsinzwe Kicanga utsinzwe Mushaki diviziyo zawe n'abasirikare benshi
urumva uzakandira noneho umuntu agutsinze muri salo agukubitiye muri koridori agushyize mu cyumba kidafite n'amadirishya uraza kurwana muri icyo cyumba uvuga ngo ngaha noneho ngo uraza kumbona mu gikoni ho nta kibazo waterura akamamiyo abadamu ngo murwanisha utumamiyo n'uduki twose turi aho ngaho gusa urumva so buriya rwose umubabarire cyane mobilization no guhawuvira imbaraga nyinshi rwose nitubigeraho rwose uzajya ubona ameze nk'umuntu ufite noze muri umuntu usinziriye uvira se niki amagambo ari aho ngaho gusa kandi Colonel Katabazi yavuze ko ari amaleta intambara izasiga ikuyeho abazafunga umutwe muri intambara CNDD must go kubera ifunga mutwe ryayo ukimara gutsindwa Uvira nako mushaki Kicanga ukabona ingabo zawe ziramanutse amahoro wenda kubarokotse wakwicyuriye ingabo buri Burundi burusha ukaganira n'inyeshyamba bashakabireka uburundi reka ndakubaza dusoze kuri kino ngingo General Mapwanya yaje Goma urumva w'ingabo za Afrika y'Epfo South African National Defense Force isikaya gatatu muri Afrika uwungirije wa Tanzania yaraza urumva uwa Malawi Sadek wese iraza bisangirira n'abasirikare mu 23 biterana na Blague wewe prime niyo ngabo urinde uko utaza muri abasirikare ngo uze kureba kurangiza ibibazo byawe prime niyo ngabo ategeka Neva Marshal Neva se we ninde utohereza delegation kuko bari basirikare bayohereje yarwanye kubarusha urafunga umutwe rero abandi barabufunga bavuga ati no abantu banyure mu Rwanda n'amakamyo yabo abapfuye abarwayi indembe buri kimwe cyose urumva baza amahoro umusirikare muzima umuperezida muzima n'ufite abasirikare bazima aho kubarundanya muri Uvira bazafatwa bazafungwa si ishema kuri wowe ikindi bazaraswa ikinyuma bajya mu gihugu cyawe inkomere buri kimwe cyose bigutesha ibara mu gihugu cyawe uri perezida sinzi Neva bateze biganiro amatwi biganiro nk'ibi Uvira izasebya Neva isebye CNDD-FDD urumva abantu bamuremboga mu menyo kandi yabikora nk'uyu munsi ubu turiho kuri itariki nyango ya 3 ku isaa 7:55 yari kuba rokotse intuza ako gasuzuguro kuko na n'ubu stira cyafite romu yo kubwira abantu ati tuve muri ibi bintu nabandi baragiye none se ubu twariho n'ubuhe hari umwami wo muri Israel ngo yigeze kurwana baramurasa imyambi bamurasha imyambi abaganga bavuga ati umwami manzu yo kwivuza imyambi urumva yego akomeza kurwana n'imyambi mpaka anogonotse Neva arwana n'imyambi yikiye abaje akikuramo imyamba afite urumva so na hamwe rero na bado izi nyeshyamba izamurasa inyeshyamba ntabwo zikina inyeshyamba ariko mukuru zitwa umuntu akwitwa inyeshyamba uri umunyamugi ntabwo ari njya Gitega si Nyamuramvya ni inyeshyamba niba ushaka kuba nawe kubigereranya jya mu ishyamba aho kugira urimo kubuya ugira gutegereje imishahara ku kwezi yo ntayo bagira urimo kuza kubarengwaho gusa inyeshyamba zikubita amaleta zikayashwanya gusa kandi uzaho bireba buriya serede zazimira gutyo irawe kanuye gutya imeze nk'urufi barya bugi urujanga ubukeke bawukura mu kiyaga ukanuye bakawumisha ukanuye ku iseshwari ukanuye ku bugari ukanuye mu muhogo ukanuye kwa heri senede wagira ngo ni indagara z'indundi urumva barya zikanuye kuva bazirobye bazanditse bagize gute bazitetse bazikaranze ereka gutsindwa intambara ntago ari ikibazo kuko intambara ushobora kuyijyamo n'abakoze strategy nabo gatsindwa ariko ikibi ni ugutsindwa ntunamenye ko watsinzwe ugaterwa nawe ukitera Gervais nuze sindi mwari bimubwiye wahoze vice president ati umuriro ukurikira hari agahuru umuriro inkongi incendie ikurikirana igihuru uko ibyatsi byumye niko n'umuriro ukurikira ntago ibyatsi byumye bikurikira umuriro yego abantu bakugejeje Jenoside Kivu barimo kukureba gutya bivuyeho bamaze imyaka 20 hari impunzi urimo kubaza n'imikino barakurasa niko bamubutu bavuyeho niko Habyarimana bakinishije abantu bavuga ngo barazonzwe ndibuka muri 90 tuzamutse gato buriya muri za Butaro za Kinye baba hariya n'ahandi hose Habyarimana igihe hari hatarafatwa ariko hakirwanirwa yagiye ahashyira udutambaro tw'umweru ngo umusirikare ushonje ngajya haza ngo yiripotinge w'inkotanyi ngo bamuzane hari n'aka video n'aka audio bakinaga ko umuntu bitaga ngo Lieutenant Buhinja urumva ngo baramufashe muri batameze neza ngo iki n'iki mwese muri reporting ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo urimo gukemura ikibazo abantu bafite urimo kubirataho ngo biripoting bari reporting ase abatahaga muri za 40 na kangahe batashye ntibabasubizaga Uganda kemura ikibazo ureke kuzana imiteto ku bantu amagambo yandayishimiye gafite ibirayi byinshi gafite buri kimwe cyose bazabimurutsa izuba riva ajya aho bamubutu bagiye na Habyarimana iyo uri umuyobozi wirinda kujya kwizima sibyo
kandi icyubahiro cyawe ukigifite ugakemura ikibazo gifite cya cyubahiro cyawe indege itaragushyana urumva cyangwa bikubane bibi. So ibi tuvuga byose byavamo ubujyanama bw'umurideri muzima utekereza sibyo ugifite cya cyubahiro. Ibaza ariko nkandayishimye yagize gutya kohereza nka delegation y'ibanga nkabunaga nako nkagoma barubahwa babajana nakubwiraga bagatana solution. Akuri akana basirikare ngo ntibafashwe ngo ntibavugira gukira iki ngo dufite intwaro sha ngo hari zo burya batazi ngo batara ngo zingabo dufite ngo cyazibereka ibi nkubwira wowe uracyari muto nta n'imyaka myinshi bifite uzabona ikibuga cyicurika mu Burundi urumva bajyaho batwame marishali n'abandi bose ngo urabona ngo yarabizi ngo ntabyo narinzi ni metero ntera nkavuga nti mwebwe muri kuko urumva maze kubona amareta menshi agora ikiyagusha sibyo yego narwanyije leta Habyarimana ba iya mubuto bibya kabose barabwirwaga ureba mubuto bamubwira gucyura impunzi gutandukanya impunzi n'iki n'imbunda akuzijyana kure uko amategeko mpuzamahanga bivuga. Ese urugero Tanzania waruzi ko yari ifite impunzi ahitwa Benako yubahirije amategeko asabwa n'umuryango mpuzamahanga w'impunzi ndetse Tanzania yagira umugaga Benako 140 bose birataha. Uburundi bwari bufite impunzi 250 nazo zirataha kugiye cyababuywa n'abandi. Kuki abantu bakubahiriza amategeko amwe namwe wowe ntuyubahiriza no kubera iki? Yutabahirije urashya. CND FDD finish kubera gufunga umutwe kwabo kandi bari bifite ubutegetsi bakabakwirira ingoma yayo igakomeza. Hari ifunga mutwe ngo turi miliyoni nyinshi tugize gutenya mwinshi doesn't work. Urarangira ukuri ndiko gutsinda intambara no kurengera buri wese buri umunyamurenge babiciye Gatumba babasanze mu Minembwe bari ababura bwo barabushaka wiki abarundi kazi mushaka iki kubanyamurenge katwitahire soza ikibazo bazarangira bave muri aka karere bagende bave muri aka karere bagende bigizana rakara agatangira no kuvuga ngo ni ikibazo bave muri aka karere bagende they have to go out. Marsha uze sinagushimira washimira no kundi mukwirukana senede nkaho ugira ngo ugende umusenede byibuze usoje useka warurangije nabi cyane. Hari umuntu wakubajije ndaze kukagushakira atari kushaho ati Marsha ndamukunda cyane ati yari kuri Gasaro News atari ko yuri wawe atubukarishi atari ko ugeze kuri Gasaro News aturaseka pe atubukeye mu maso usa neza. Ntese uyu mudamu wari podo arimo mbaza ibibazo bingana gutya iyo ndi wanjye mwari mumva hari umuntu uri mumbaza giye nkora one man show naramusubije neka arivugisha kanisubiza aho yamwe bibaza madisingo ariko hanga turuhame rwinshi ba presse bari hari abatekinisiye iyo umuntu ari umwe bari umwe ariko iyo muri benshi kandi n'ikindi twanavuga ntabwo tuba muri politique akenshi ngo tube activiste ngiye ntabwo ndi activiste politique yego ntanga ibitekerezo byanjye nta nicyo mfana CND FDD mfa manyanga yayo kandi sana ya muvoma igomba kugenda igacika muri aka kare abantu basigara bavuga ngo tondagura inshinga n'inyuguti CND ukavuga uti genda nawe zitondagura ukundi ubona umuntu washinga koperative akayitenera hamwe harwita impuzamugambi sibayita kotamorwa katose byose amazina se nuko se amazina yaravugitse nabi CND must go. Ndagushimiye cyane Marsha urakoze. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788333266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.